Shalom, tuguhaye ikaze kuri wowe uje kurisenga ubuhoke. Tuje kuvuga ku nzozi icyenda. Ku nzozi icyenda zigaragaza ko Uwiteka gukinguriye umugisha w'ubutunzi. Inzozi icyenda zigaragaza ko Imana yakinguye umugisha w'ubutunzi ku buzima bwawe. Inzozi icyenda zigaragaza ko Uwiteka yamaze gukingurira umugisha w'ubutunzi. Turagusaba rero ubaye utarakanda subscribe uze ntugende utadukandiye subscribe. Nta mega zigenda, nta n'amafaranga bigutwara, nta nubwo bitwara iminota, ni segonda gusa ubu wabishoje. Imana iguha umugisha. Mbere yuko twinjira muri izi nzozi icyenda ziba zikugaragariza ko Uwiteka agukinguriye umugisha w'ubutunzi, reka tubanze dusenge. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi. Isi y'umwuka nta wayisobanura kuko ni wowe uyigenga, ni nawe uyiyobora. Ndetse inzozi atari umwuka wera uzisobanuye nta wabasha kuzisobanura. Umuntu yagenekereza akavuga ibitari byo, ariko duhamagaye umwuka wawe wera kugira ngo asobanure ibyizi nzozi zigaragariza abantu bawe bose. Mwami, baje hano ko urisenga ubuhoke, ko wamaze kubakingurira umugisha w'ubutunzi, kuko niwe Mana itanga umugisha, kandi watanze umugisha nta mubabaro wongeraho. Nk'uko ijambo ryarivuga, ijambo ryarivuga yuko umugisha utanga uzana ubukire, utongeraho umubabaro. Aka kanya rero muri izi nzozi icyenda tugiye kuvugaho, dusabye kugira ngo umwuka wera ari uzisobanura katika jina la Yesu. Kandi turasenze kugira ngo abaza hano bose kuri senga ubuhoke ntihakagire uza hano kuri senga ubuhoke Mwami atarehejwe n'umwuka wawe, adatumwe n'umwuka wawe kugira ngo abashe kumva. Woherejwe n'umwuka wawe wera, utumwe n'umwuka wawe wera, ni ubasha gufashwa, ni ubasha kumenya ibyo umwuka wawe abwira itorero. Urakoze rero, fungura amatwi yanjye numve, ufungure n'amatwi yabaje kuri senga ubuhoke bumve, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ni mu mbaraga z'umwuka wera dusabye twizeye, kandi tubisabye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ryo ducungurirwamo. Amen. Imana iguhe umugisha. Tumaze gusenga, reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 kuva ku murongo wa 12. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 28. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 28 kuva ku murongo wa 12. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 28 kuva ku murongo wa 12. Handitswe ngo Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayagusaho. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Mubyibuke ko tuje tubabwira ngo tugiye kuvuga ku nzozi icyenda ushobora kurota cyangwa warota zikakumenyesha ko Uwiteka gukinguriye iki umugisha w'ubutunzi. Inzozi za mbere
inzozi ya mbere ni inzozi yo kurota imvura ikunyagira, kurota imvura ikunyagira ari nyinshi, ariko kandi itarimo umuyaga, kuko iyo irimo umuyaga ifite ibindi isobanura. Kurota imvura ikunyagira itarimo umuyaga. Wumvise ko iri jambo riri mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 n'umurongo waho wa 12 havuze ngo Uwiteka azagukingurira ijuru, azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajya kuvubira imvura mu bihe byayo. Rero igihe ubonye imvura iri kukunyagira ni ikimenyetso yuko Uwiteka agiye kugukingurira ijuru, noneho akaguha ibiri mu bubiko bwe, akaguha ibiri mu bubiko bwe, nk'uko ijambo rivuze ngo akakuvubira imvura ikunyagira. Ni ikimenyetso simusiga ko Uwiteka agukinguriye cyangwa akuvubiriye, agukinguriye ijuru, akaba agiye kuguha umugisha w'ubutunzi bwiwe. Nta kindi rero cyo gukora igihe ubonye izo nzozi. Igihe ubonye iyo nzozi ni ikintu nongera mbigusubiremo, ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka agiye kugukingurira ijuru, akaguha umugisha w'ubutunzi. Ubonye inzozi nk'izo rero, n'ubundi ubusabwa gufata ibihe byo gusenga no kwegera Imana kugira ngo umugisha wabonye cyangwa izo nzozi warose zikumenyesha ko Uwiteka agiye kugukingurira ijuru, ari cyo kimenyetso cyo kubona imvura ikunyagira. Nongere mbisubiremo, ni imvura bitarimo umuyaga. Ni ukuvuga ngo imvura y'umugisha ni imvura itarimo umuyaga, ni imvura itarimo urubura. Iyo imvura irimo urubura, kabona unyagirwa n'imvura irimo urubura, irimo umuyaga, iyo yo ntabwo ari imvura ikugaragariza ko Uwiteka agiye kugukingurira umugisha w'ubutunzi. Iyo mvura ifite ibindi isobanura. Noneho rero sinshaka kujya muri kuyisobanura, kuko turi mu bintu 9 bikugaragariza ko Uwiteka agukinguriye ijuru, akaba agiye kuguha ubutunzi. Ibintu 9, inzozi 9 zikumenyesha ko Uwiteka agukinguriye umugisha w'ubutunzi. Harimo rero kunyagirwa n'imvura, ukabona imvura ikunyagira, ariko iyo mvura ikaba itarimo umuyaga ndetse ikaba itarimo n'urubura. Iyo ni imvura y'umugisha. Urasabwa rero kwegera Imana cyane kugira ngo iyo mvura y'umugisha w'ubutunzi ikugereho mu gihe cyayo. Inzozi za kabiri ni inzozi zo kwibona urimo urasenga, ukabona uri mu bihe byo gusenga, urimo urasenga. Iyo urimo urasenga nabyo ukabona mu nzozi zawe urimo urasenga, ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka agiye kuguha umugisha w'ubutunzi. Ute kubera iki? Muri Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 7 wibuke ko avuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Nuvuga ngo rero iyo urota urimo urasenga, nuvuga ngo uba uri mu bihe byiza byo kuba ijuru ryagusukaho, ryakuvubira ubutunzi. Ni ikimenyetso kikwereka ko Uwiteka ashobora kugukingurira ijuru akaguha ubutunzi igihe urose usenga. Igihe urose uri mu bihe byo gusenga, urimo urasenga, nukuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka aba agiye kukuvubira kumugisha w'ubutunzi. Nkuko tubibonye muri Matayo 7:7 avuga ngo musabe muzahabwa. Uri mu bihe rero byo gusenga no gusenga aba yiteguye guhabwa imigisha yose iva mu ijuru. Urota rero usaba, menya ngo uri mu bihe byiza byo kwakira umugisha w'ubutunzi buva mu ijuru. Inzozi ya gatatu ni inzozi zo kurota ubara amafaranga. Kurota ubara amafaranga y'inote menshi, ukabona wo mu nzozi zawe ukabona urimo urabara amafaranga menshi. Ni ikimenyetso kikwereka ko Imana igiye kuguha umugisha kandi ikakugwiza. Nuvuga ngo
kandi ikiganza cyawe kikaba kigiye gukurura amafaranga akazi wawe, ni ikimenyetso cy'uko cyo kubona ubutunzi. Nuvuga ngo kurota ubara amafaranga ni ikimenyetso cyo kubona ubutunzi. Isi y'umwuka irakwereka ko wowe ukinguriwe ubutunzi, ukinguriwe amafaranga. Icyo usabwa rero nugo ufata ibihe byo gusenga ariko ugafata n'ingamba zo gukora, kuko amafaranga ntabwo yaza utakoze. No gufata ingamba zo gusenga no gukora. Amafaranga aza uko abantu bakoze. Ntabwo wasenga gutyo gusa ngo we nutagira icyo werekezaho amaboko. Wumvise ko mu Gutegeka wa 2 ijambo ryavuze ngo Uwiteka azacingura ijuru akuvubira imvura mu bihe byayo, kandi ngo ahumugisha imirimo y'amaboko yawe. Nuvuga ngo rero sasa urota ubara amafaranga menshi ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka agukingura umugisha w'ubutunzi. Icyo usabwa rero no gusenga kugira ngo bya bintu bive mu mwuka bize mu mubiri, ariko none ugire n'icyo ukora, kuko amafaranga uzayabona ari uko wakoze. Ni mu bikorwa ugomba gukora. Hita utegura imishinga myinshi, numara gutegura imishinga itandukanye utangire kwinjira muri iyo mishinga unasenga. Imana iraza kuguha amafaranga rwose, kuko ibi yamaze kubikwereka mu isi y'umwuka biciye mu nzozi zawe. Inzozi ya 4, ariko aho ngaho mukuru tubara amafaranga. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro 13:2. Itangiriro 13:2. Itangiriro 13:2 handitse ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Urumva rero kurota ubara amafaranga ni ikimenyetso cy'ubutunzi. Muri uyu murongo dusomye biravuga ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. No kuvuga ngo rero ikindi kimenyetso cy'uruvuga ngo rero ifeza ubundi ni amafaranga. Ni wumva ngo ifeza hano, feza na amafaranga. Rero ikimenyetso kurota ubara amafaranga ni ikimenyetso cy'ubutunzi. Izindi nzozi za 4 ni igihe wabona ufite amatungo menshi woroye. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka aguhaye ubutunzi. Ikindi kimenyetso ni igihe wabona wowe ufite zahabu. Ibyo nabyo ukarota wowe ufite zahabu. Icyo ni ikimenyetso, ariko zahabu cyo ni urundi rwego, ntabwo ari ubutunzi buciriritse. Ni kuvuga ngo ubugiye kugera ku rwego rwa miliyonea cyangwa se umuherwe. Imana ibirimo iraguhamagarira kuba umuherwe igihe watangiye kurota. Ibyo byo tuzabigaruka inzozi zimenyesha noneho ko atari inzozi zo kuba umuherwe, atari umutunzi gusa, ahubwo ugiye kuba umuherwe. Turimo turavuga rero ibimenyetso bigaragaza mu nzozi zawe ko Uwiteka agukinguriye umugisha w'ubutunzi. Harimo kurota ubara amafaranga. Wumvise ko muri murongo Aburahamu Itangiriro 13:2 handitse ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza. Ifeza mbabwiye ko iki ari amafaranga. Nuvuga ngo rero igihe uzarota ubonye ufite urimo urabara amafaranga menshi, menya yuko hawe umugisha w'ubutunzi. Inzozi za 4 ni inzozi zo kubona wowe urimo uraroba amafi. Kubona urimo uraroba amafi. Iyo ubona urimo uraroba amafi, nacyo ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka aguhaye ku butunzi. Aguzaniye amahirwe, akaba kuzaniye n'igikundiro no kwemererwa kwakira cyangwa se gufatisha ubutunzi. Reka dusome Matayo 17:27. Matayo 17:27. Biravuga ngo dusobanuza iby'umwuka uwundi mwuka. Matayo 17:27. Handitse ngo Matayo 17 handitse ngo
ngo ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubanze gufata uyende uyasamure, urasangamo sitateri, uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe. Aha ni igihe abasoresha bari baje gufata Yesu ndetse na Petero, babaje kuba kwakwa umusoro w'umubiri. Noneho Yesu atuma Petero amubwira ati genda ku nyanja ujugunye urushundura rwawe, ifi bwa mbere uri burobe uyasamure, urayisangamo, mu yandi magambo, amafaranga. Noneho sasa uyazane, numara kuyazana utanga umusoro ku bwawe no ku bwanjye, kugira ngo bataba igisitaza cyabo bari baje kubasoresha. Urumva rero ko igihe urose uroba amafi ni ikimenyetso cy'uko ugiye kubona ubutunzi, kandi ukaba ugiye kububona aho bitashobokaga, ugiye kububona aho bitakekwaga, aho abantu babona ko bitakunda, ugiye kububona aho abandi babuburiye. Urumva kukura amafaranga mu mafi, iki ni ikimenyetso, ni igitangaza Yesu yakoze kidasanzwe. Gutegeka Petero ati genda uri burobe urufi, numara kururoba uze kurwasamura uri busangemo icyo yise ngo seteteri cyangwa sitateri, yari amafaranga rero. None ngo uyasamure, numara kuyasamura none ngo uyo setateri uyibahe ku bwanjye no ku bwawe. Ni ikimenyetso rero cyihariye kidasanzwe. Ubonye uri muraroba amafi, ni ikimenyetso cy'uko Imana igiye kuguha ubutunzi, cyangwa ugize favor ku butunzi, kandi ukaba ugiye kububona aho abandi batakekaga ko ushobora kububona. Ikimenyetso cya gatanu cyangwa inzozi za gatanu. Inzozi za gatanu ni inzozi zo kurota ugura inzu, ugura imodoka, umurima, ikibanza. Kurota ubona urimo uragura inzu, uragura imodoka, uragura umurima, uragura ikibanza. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka yuko Uwiteka aguhaye umugisha. Ni n'ikimenyetso cy'uko Uwiteka aguhaye, cyane cyane iyo ubona utari ufite inzu ukabona urimo uragura inzu, ni ikimenyetso cy'uko nyine Uwiteka noneho sasa aguhaye gakondo, uhawe gakondo. Imodoka ni destine, ni icyerekezo cya destine yawe, uhawe icyerekezo, uhawe umutekano, ntabwo nyirinza azongera kugutera hejuru ahubwo ati inyishura kuko buri kwezi. Ni uvuga ngo rero uhawe umutekano, uhawe amahoro. Iyo ubonye ni umugisha udasanzwe, ni ibimenyetso byo guhabwa umugisha, ibimenyetso cyo guhabwa gakondo. Uhawe ubutunzi, uhawe umugisha wa gakondo igihe ubonye ugura inzu, ugura umurima. Reka dusome ahangaha mu kugura umurima, Itangiriro 47 umurongo wa 20. Itangiriro 47 umurongo wa 20. Ngo nuko Yozefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Urumva ko iri jambo ngo nuko Yozefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose. Bumva kugura ubutaka n'umugisha, kugura ikibanza, kugura umurima n'umugisha. Ubonye rero urimo uragura ubutaka, uragura ikibanza, cyangwa se ukagura inzu, kuko inzu nayo iri ku butaka, ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka aguhaye gakondo, aguhaye umugisha, aguciyeho umwuka w'uruzerero. Nawe noneho sasa ugize adresse ya hano mu isi, ugize ubuzima, ugize adresse mu rwego rw'imibereho hano mu isi, ugize iwawe. Ni ikimenyetso rero cy'uko Uwiteka agukinguriye umugisha, ubutunzi, akaba ugiye gutunga ubutaka, gutunga inzu, gutunga imodoka n'ibindi. Nta kindi rero
izi nzozi zose iyo zirota nta kindi ubusabwa ni ukuvugurura, ni ukurushaho kugira umubano mwiza n'Imana yawe, ni ukurushaho gusenga ariko kandi no gukora, kuko umugisha Imana itanga ihumugisha imirimo y'amaboko yawe, izategeka umugisha uze mu byo ukora, niko ijambo rivuga. Ubwo rero iyo utakoze ntabwo umugisha uza. Reka nkubwire ngo n'abasataniste bano wumva bakura ubutunzi ikuzimu ntabwo biza ngo bigire gutyo gusa bibagweho. Ni ukuvuga ngo afungura ikintu runaka bamutegeka, ugiye ikuzimu ugashaka kuba umutunzi kugira ngo ubutunzi utungishijwe n'ikuzimu. Usabwa kugira ngo ufungura ikintu runaka, butike, utangize business runaka, ubundi amashitani akazajya agenda gusunikiramo akudibiramo, cyangwa se ugahabwa inyenyeri z'abandi, ukabona ugacururiza ku nyenyeri z'abandi. Ni ukuvuga ngo rero Satana ziri hame ryo gukora. Niyo mpamvu rero igihe rero warota izi nzozi ukicara ukibwira yuko ubwo butaka uzabugura, icyo kibanza uzakigura utakoze, aho waba wishutse cyane. Ahubwo Imana ibikweretse ngo nakinguye umugisha w'ubutunzi, ngiye guhaye ubutaka, nguhaye ikibanza, tangira uhaguruke rero ukore. Noneho n'amafaranga ubona uyakoreshe neza, ugenda usevinga. Imana iguha umugisha. Tugeze ku nzozi ya 7, inzozi ya 6 nako. Inzozi ya 6 ni ukurota usoroma imbuto, kurota ubona uri gusoroma imbuto, urimo urazegeranya kandi izo mbuto ari nyinshi. Kurota urimo uregeranya imbuto, uri kuzisoroma, urimo urazegeranya uzipakira mu mufuka, ni ikimenyetso cyuko Uwiteka nanone aguhaye umugisha w'ubutunzi. Aguhaye iki? Umugisha w'ubutunzi, kandi agiye kukugwiza. Reka dusome kubara 13:27. Kubara 13:27. Iyo dusobanura inzozi twifashisha ibyanditswe byera, ari ryo jambo ry'Imana, kugira ngo umenye neza yuko ibyo dusobanuye ari ukuri mpamo kudahinduka, kugira ngo usobanukirwe ko ibyo dusobanuye ari ukuri mpamo kudahinduka ndetse kutanashidikanywaho. Kubara 13, kuko Yesu yaravuze ngo Data ubereshe ijambo ryawe ni ryo kuri. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ni ryo kuri, kandi byanditse bivuga ngo byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha. Iyo dusobanura rero inzozi biba bisaba kugira ngo tuzisobanuze, kuko ni inzozi ziba zavuye mu isi y'umwuka. Ni byiza ko tuzisobanuza undi mwuka. Biravuga ngo dusobanuze iby'umwuka uwundi mwuka. Kubara 13:27. Kubara 13:27. Kubara 13:27 handitswe ngo batekereza Mose bate, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo. Uruvuga ngo ikimenyetso cyagombaga kubagariza ko cya gihugu bagiye gutata ari igihugu cyiza, kirimo buri kimwe cyose. Abisiraheli bazagenda bakagitungiramo, bagahirwa, bakagubwa neza, ntibagira ibibazo, ubukene bukabacikaho. Hari harimo n'imbuto. Niyo mpamvu rero abatasi baje bamubwira muri aya magambo akambwira ngo twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko n'icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo. Urota rero ufite imbuto, urimo urazisoroma, urimo urazegeranya. Ni ukuvuga ngo izo nzozi zirakumenyesha ko ijuru rigucinguriye umugisha w'ubutunzi, ugiriwe favor yo kwakira, yo guhirwa no kwakira ku byiza by'igihugu urimo, cyangwa se kwakira ku butunzi bw'igihugu urimo, cyangwa se umudugudu urimo, cyangwa se akagari urimo, cyangwa se intara
urimo. Imana amahoro iguha umugisha. Turakomeje ku nzozi ya karindwi. Inzozi za karindwi. Inzozi za karindwi ni ukurota ijuru rikinguka. Kurota wajya kubona ukabona ijuru rirakingutse. Wibuke ko mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 n'umurongo wa 12 wo twatangiriyeho dusoma. Niba mubyibuka, Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 ari wo murongo twatangiriyeho dusoma, havuze ngo Uwiteka azagukingurira ijuru. Azagukingurira ijuru aguhe ku bubiko bwe. Guhe ku bubiko bwe. Nuvuga ngo rero igihe urose ijuru rigigukingukira mu nzozi zawe, ukabona ijuru rirakingutse, ukabona kirere gisa nkaho gifungutse, ukabona gisa nkaho ikirere nyine ndavuga ikirere cyangwa se ijuru, ukabona gisa nkaho ikirere kiragukingukiye. Nukuvuga ngo nta kindi ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka agucinguriye umugisha, ngo Uwiteka azagukingurira ijuru. Ububiko bwe bwiza ajya kuvubira imvura. Nuvuga ngo rero ni ikimenyetso kikwereka ko Uwiteka agucinguriye ijuru, kandi mu bubiko bwe bwiza. Kumbe Uwiteka afite ububiko ahantu abika ibyiza, ahantu abika imigisha y'abera, ahantu abika imigisha y'abana b'abantu. Noneho rero kurota ubona ijuru rigukingukiye ni ukuvuga ngo Uwiteka agucinguriye ku bubiko bwe bwiza, agiye kukuvubira umugisha igihe urose ijuru rikinguka. Ni ikimenyetso kidasanzwe kigaragaza ko Uwiteka agiye kuguha umugisha ukomeye cyane. Inzozi ya 8, kurota wambaye imyenda mishya. Igihe urose wambaye imyenda mishya n'inkweto nshya, ibintu bishya, ukabona wambaye ibintu bishya, ni ikimenyetso cy'uko wiyambuye bwa buzima bwa kera, ugiye kwinjizwa mu bundi buzima bushya. Igihe urose wambaye imyenda mishya ni ikimenyetso kikwereka ko wiyambuye ubuzima butambutse buhise, ubwo wari uhagazemo ubuvanywemo, ugiye kwambara ubundi buzima bushya. Hari imibereho mishya ugiye kwinjiramo. Jambo ravuga ngo nuko mwiyambure ibibaremerera byose. Nuvuga ngo Imana ikwambuye byari bikuremereye byose, umubereho yari kuremereye, ubuzima bwari bukuremereye, urabwambuwe, ugiye kwambara ubuzima bushya. Igihe ubona uri kwambara imyenda mishya, wiyamburishashe cyangwa se wiyamburiye wari usanganywe, ukabona uri murambara imyenda mishya, ni ikimenyetso kikwereka yuko wowe wambuwe ubuzima n'imibereho byari bikuremereye, wambaye cyangwa se uhawe ubundi buzima bushya n'indi mibereho mishya, ugiye kwinjizwa mu buzima bushya. Inzozi ya 9, kurota ufasha abantu batishoboye, ubaha amafaranga, ubagaburira, ububakira, urihira abana amashuri, ukabona ari abantu urihira amashuri. Izo ni inzozi zidasanzwe. Igihe urota urafashe, urimo urarihira abana amashuri, ukarota urimo urubakira abantu batishoboye, urimo uraha abana amafaranga, nyine ubona urimo urafasha abantu, ukabona urimo urafasha abantu. Ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka guhaye ubutunzi, kandi wowe aguhaye gufasha abandi. We nturo gufashwa, ahubwo uro gufasha abandi. Noneho rero sasa irukankire gukora umurimo vuba cyane kandi ukorana umwete, kuko biravuga ngo mutange muzahabwa, mu rugero rwuzuye kandi rucugushije rwose. Nguko iko ijambo rivuga ngo mutange muzahabwa, mu rugero rwuzuye rucugushije kandi rusendereye rwose. Ubwo rero kubona uri gutanga, kabona uratanga, hari abantu uri gufasha, uri gutanga, ni igihe cyo ijuru bari kwereka ko rigucinguriye ubutunzi. Ariko kandi muri uko kugucingurira ubutunzi rirana gutuma kugira ngo ukore uwo murimo wo gufasha abantu,
ukora umurimo wo gufasha abatishoboye, ukora umurimo wo gufasha burusha ubushobozi. Buri muntu wese ubona ko umurusha ubushobozi umufashe, kuko aho hantu Imana nicyo kintu ibiguhamagariye, ariko kandi kikaba ari nacyo kimenyetso simusiga cy'uko ijuru rigucinguriye iki ubutunzi. Wibuke ko ijambo rivuga ngo ufite azongererwa, udafite n'icyo afite n'icyo yari afite azacyakwa. Urumva rero ntabwo watanga udafite, uhatanga ufite, udafite ntatanga. Rero kurota urimo urafasha abantu, urishyurira abantu za minirivare, cyangwa se ukabona urimo urambika abantu, ukabona urimo urubakira abantu batishoboye, ukabona mbega urimo urazamura ubuzima bw'abantu, urazamura imibereho y'abantu, urahindurira abantu amateka. Nuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka gukingurira umugisha w'ubutunzi, ariko akaba gusaba kugira ngo muri uko gukingurirwa ubwo butunzi nawe ukora umurimo kugenda uzamura babandi bakiri hasi yawe. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Twasobanuraga rero izo nzozi zigera mu inzozi 9 zikumenyesha ko Uwiteka akinguye umugisha w'ubutunzi ku buzima bwawe. Ibi rero ntugatesha agaciro inzozi, ujye umenya yuko inzozi ari ikintu Imana ivugiramo, cyangwa se ari ahantu heza. Nuvuga ngo isi y'inzozi niho Imana ihurira n'abantu bayo, cyane cyane igihe baba baryamye, igihe baba bashyizweyo. Igihe baba bashyizweho niho Imana ivugana n'abantu. Ntugateshe agaciro inzozi urota, Imana ibiziguheramo message. Isi y'umwuka ibirimo iraguha message biciye mu nzozi zawe. Ntabwo ugomba rero kuzajya wumva ko warose ngo ubyuke ngo wumve ngo ni byari inzozi. Oya, ntabwo byari inzozi, ahubwo ni ubutumwa uba urimo urahabwa. Kuko muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 14 biravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. Urumva iby'iri jambo, Imana ntivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. None mu rukundo rw'Imana, ntabwo Imana ivugana n'umuntu kuko ari umukiranutsi, ntabwo Imana ivugana n'umuntu kuko aba yayegere cyangwa yasenze, kuko hari bamwe mwebwe mwese murota muba mwaryamye mutasenze, ariko kuko Imana ikunda buri muntu wese itarobanura ku butoni, ikaza izanywe no kugira ngo ikumenyeshe amakuru, ikubwira ibiriho n'ibizakurikira. Ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, ngo noneho niho yumvisha amatwi y'abantu. Urumva hari ibintu Imana ibikumvisha, hari ubutumwa ibirimo irakubwira ngo bucengere mu matwi yawe, ubwumve ubwakire. Ngo igashyira n'ikimenyetso kubyo ibigisha. Hari ibintu ibishaka kukwigisha nyine, hari amakuru ibishaka kugwa, hari ibyo ibishaka kukumenyesha kugira ngo ubimenye. Ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, igihe wenda wibwira ko yagutaye, yagusize, cyangwa wiganyira wibwira ko uri umukene, wibwira ko ubuzima bwawe buzahera gutyo, ikazana za nzozi kugira ngo igamburuze iby'umutima wawe ugambirira, ngo ikumaremo ibyo utekereza byose. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka dusoreze hano. Uwiteka akugirire neza. Utaradukandira subscribe, turagusaba kugira ngo uyikande, ujye ubana natwe ujye ubana natwe hano mu isengesho, ubane natwe mu ijambo ry'Imana ryimbitse kandi ry'umwuka, ubane natwe, uzajya uhabwa umugisha. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, kandi Imana iguhe umugisha. Shalom shalom. Uwiteka abane nawe, Uwiteka gukingurire ku bubiko bwe bwo mu ijuru, aguhe ibyo umutima wawe wifuza, kandi aguhe ibyo umutima wawe ukeneye byose. Uduhe subscribe, ukande share, ushyire kuri status yawe, hanyuma usangiza abantu iki kiganiro cyangwa se izi nyigisho kuri WhatsApp yawe, abantu ufite muri WhatsApp ubasharinge nyine kino kiganiro. Hanyuma Imana iguhe umugisha,
Bibiliya yavuga ngo twaherewe ubusa dutangira ubundi, twaherewe ubuntu dutangira ubundi buntu. Ibi biba bikugezeho nawe nta kiguzi ubitanzeho, nawe bihera abandi ubuntu. Ubundi wakagombye kujya ibi bintu ubumenyi ubuvanye ahangaha wakagombye kubwishyura, ariko ubuhawe ku buntu, nawe rero buhera abandi ku buntu, wibegundira. Imana igumugisha, Imana igire neza. Shalom shalom.